This is Family Table TV. Nongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba Family Table TV, nizere ko mwese mumeze neza. Tugarutse rero mu ruganiriro rwacu hamwe ducocera ibibazo by'umuryango kugira ngo dushake ibisubizo cyane cyane nicyo kitwicaje aha. Niyo mpamvu namwe mwakuye dutebe twanyu kugira ngo tuganire. Mbahaye rero ikaze mwese. Uyu munsi rero mbahishiye iki? Murabizi neza ko kenshi mu maradiyo tugenda twumva ngo hari imirimo ngo ikorerwa mu rugo, ngo ikorwa n'abagore, ngo ariko ngo iyo mirimo ngo ntiyishyurwe, ngo abantu ntibatekereze yuko uwo muntu aba yakoze. Ese mwebwe aho ntimujya mwibaza icyo kibazo? Niba ukibaza se ntiwaba ukeneye kumenya igisubizo cyacyo nuko byakumvikana, n'uruhare buri wese ugize urugo ashobora kubigiramo, cyane cyane umugabo. Niyo mpamvu uyu munsi ndi kumwe n'umuntu murabibona yuko ni umuntu mukuru, ntabwo najya kumuvuga rero ahari. Reka tumuhe umwanya nawe. Akoze Christina, je nitwa Venani Nzabonimana, nkaba ndi umugabo wubatse umaze mu rushako imyaka 35, ntabwo ari mike. Nanyuze muri byinshi n'ibyo bitureba by'imirimo idahabwa agaciro kandi ntinahemberwe, nabyo nabinyuzemo kandi n'ubu ndacyabinyuramo, birahari. Ndi umwe mu bashinze umuryango witwa Rwamureke. Rwamureke akaba ari umuryango twashinze muri 2006, tumaze kubona ibibazo biri hanze aha byo kumva nabi cyangwa se gufata nabi byo ubundi bita uburinganire n'ubwuzuzanye bw'umugabo n'umugore. Tumara kubona ko abagabo ahanini ari bo bakora ihohoterwa barikorera abo bashakanye, nubwo bitabujije ko n'abagore nabo barikora, ariko nibo bakeya. Icyo gihe rero twabonaga ko ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye uko leta yaryigishaga, uko amashyirahamwe aharanira uburenganzira bw'abagore yabyigishaga, abagabo bari barasigaye ku ruhande. Bakabyigisha abagore, ariko abagore bagera iwabo bagahura n'umugabo utazi namba, ugasanga ingaruka ziraba nyinshi. Yego. Ahubwo noneho abagabo bakumva ko abagore babiteruyeho, ndetse bakagera naho bababuza kubijyamo, bavuga ngo bajya kwiga ingeso mbi. Ubwo rero nk'ishyirahamwe ry'abagabo twumvaga neza iryo hame, turavuga tuti abagabo nabo tugomba kubazana bakumva ibyo abagore babo cyangwa bashiki babo babatanze. Kuko hari igihe bashobora kubahohotera, ariko iryo hohoterwa babakoreye bakaba batazi yuko nabo baryikorera. Kuko ihohoterwa ukoreye umugore wawe cyanze bikunze nawe rikugarukaho, rikagaruka no ku bana. Ryakugarukaho se gute? Rikugarukaho kuko niba uhohoteye umugore wawe, waramuzanye cyangwa se mwarashakanye, reka nicyo cyo kuvuga ngo waramuzanye nkivaneho kuko ntabwo kivugitse neza, tuba twarasanganye. Yaraje ansanga nanjye naje musanga. Yego. No kuvuga ngo iyo urebye mwakagombye kuba mubana mu mahoro, mukabana neza, mukabana mu byishimo. Ariko niba wamuhohoteye, nta byishimo nawe uri bugire mu rugo. Kandi niba wamuhohoteye, niba hari ibyo yarari bukore mu rugo, niba hari ibyo yari bukore bikagushimisha, ntabyo ari bukore, ku buryo nawe rero bikugiraho ingaruka byanze bikunze. Yego. Hanyuma rero ibyo ngibyo mutubwiye, ayo mateka mubanje kuzamo y'uruhare, ibyo ngibyo rero bigahurira hehe na ya mirimo bajya bavuga yuko hari imirimo abagore bakora ariko ngo imirimo itishyurwa? Ese imirimo umugore akora mu rugo yakwishyurwa nande? Mbere yuko inishyurwa, reka tubanze twumve iyo ariyo, maze turebe niba umugore yararemewe kuyikora, umugabo akaba yararemewe kutayikora. Icya mbere cyo nkubwira nuko uko umwana avutse avuka asa n'undi, yaba umuhungu yaba umukobwa.
bafite ibyo twakwita yuko ari ububasha bumwe, bafite imikurire yakagombye kuba ari imwe, ariko ikibazo ni iki? Ikibazo ni ukuvuga ngo abanyarwanda dufite uko twumva umugabo agomba kumera, tukagira n'uko twumva umugore agomba kumera, tubitewe n'umuco wacu. Yego. Umuco wacu hari aho ugira umugabo umuntu ngo ugomba gutunga urugo, kureberera urugo, akumva ko ari we ugomba gufata ibyemezo, akumva ko agomba kubahwa, agahabwa icyubahiro cy'umutware, ku buryo niba ari no mu rugo abasigaye bagomba kumubera nk'abantu nk'abagaragu, ni nk'abantu bamwitaho, abantu reka yenda gatoye kuvuga abagaragu, ariko tuvuge abantu bashinzwe kumukorera byose, kumwitaho. Noneho uwo mugabo baremye gutyo kuva akivuka, umwana w'umuhungu akarerwa nk'uzaba umupapa, wa wundi w'igihangange mu rugo, wa wundi wumva ko ibyo akora atari ibintu bisuzuguritse, ari ibintu by'umutware nyine. Noneho n'umugore nawe bakamurera bavuga bati uyu nguyu kugira ngo azabe umugore mwiza nuko azabyara abana, nuko azita ku rugo, nuko azita ku mugabo, akita no ku bana. Nawe ntibizagutangaze kumva umushyitsi agera mu rugo, umugabo yicaye aho muri saro, umugore arimo arakora imirimo hariya, iyo mirimo tuvuga, ariko umugabo n'ubundi akamuhamagara, hano hari abashyitsi ngwino bakiye, kandi yicaye nta kindi kintu nawe ari gukora, ntacyo ari gukora, kumwakira se we byamutwariye, ntabishoboye. Noneho ikibazo kikaba nuko ashobora kuza akicara muri saro akareba televiziyo, umugore akajya guteka, umugabo akamuhamagara ati ndebera icyonwa hirya aho ngaho icyaka kiranyishe, kandi nawe ntabwo abuze amaboko yajya kureba bya bintu, n'amaso arayafite n'intoki zibikora zirahari, ariko akumva ko byanze bikunze agomba kwitabwaho. Aribyo nkubwira rero, ntibihera mu bwana. Umwana w'umukobwa bakamurera bamubwira ko agomba gukora utwo turimo, niba bavuze gukubura, niba bavuze guteka, niba bavuze gukoropa mu nzu ku bafite amasibo, niba bavuga gusasa, niba bavuga kumesa, niba bavuga gutera ipasi, niba bavuga iyo mirimo yose, no kurera umwana. Kurera umwana byonyine ni ikintu nabonye gikomeye, kubera ko umwana ararira, ukagomba kujya kumuhindurira imyenda niba yenda yabyitumyemo, cyangwa se ukagomba kujya niba atabyitumyemo hari ikindi kimurya ukakireba, ukaba wamuha ibyanywa, ukaba wamuha ibyarya kugira ngo aceceke. Ariko ibyo byose ngo ni iby'abagore. Tubitoza rero abana b'abakobwa bakivuka. Umwana ararira, nyina aho guhamagara umwana ubonetse agahamagara umwana w'umukobwa ajya kureba umwana, umwana agakura ari ibyo azi yuko agomba kuzita ku bandi. Ibyo rero utwo turimo twose bakora, nureba neza nta mbaraga dusaba, ariko nanone nta n'ubwenge buhambaye bisaba, nta n'ububasha bundi umugabo adafite. Noneho kubera cya kintu bamushyizemo ko agomba kuba umuntu w'igihangange, wakumva yuko agomba kubikorerwa byose. Icyo gihe rero umugabo, iyo turebye nko muri uwo muco twavanye muri uwo muryango twebwe twashyizeho, niyo turebye aho isi igeze n'aho tugenda hirya no hino, dusanga umugabo nawe asabwa gukora iyo mirimo. Ikintu kigutangaza, umwana w'umuhungu aravukira mu muryango w'abahungu gusa, iyo mirimo yose arayikora. Yego. Akayikora umunsi yazanye umugore, akaba arayicukije, yabonye nyirabyo, akavuga ati madamu dore imirimo yawe, kwazi kuyikora, kuki atamufasha muri cya gihe bibaye ngombwa ko amuruhura, cyangwa se nawe amufasha kugira ngo ataruha. Kuko nubwo tuvuga ngo ni imirimo
idafatika kandi itahemberwa, iyo mirimo twaje gusanga ibamo imvune. Urebe umuntu yirirwamo akayibamo amasaha ageze kuri 7-8 ku munsi, agakora n'indi mirimo. Uwo mwanya uwo nguwo wavugaga ni wa mugore wa mudamu wa mugore wo utari wo mu giturage, kuko uri kuvuga imirimo idatekerezwaho nk'imirimo ivunanye, impita ntekereza umugore wo mu giturage. Oya, bose barayikora. Bose barayikora, ariko bayikora ku rwego runyuranye. Ahubwo wo mu mujyi navuga ko we hari ikimworohereza, kuko abo mu mujyi iyo bafite akazi usanga bafite n'abakozi babakorera iyo mirimo, yego, bakamworohereza. Yego. Yenda hakagira abagabo batari beza, yumva yuko nta mukozi uzamuzanira ibiryo ku meza, umudamu yagera mu namutekera, harimo abavuga gutyo, hari n'uvuga ati yewe ntabwo umukozi yantekera ibiryo ngo mbirye. Ubwo umugore bikaba yari ngombwa ko aza kugira, ariko umukozi yirirwa ahetse umwana, arakoropa, arakubura, yita ku tuntu twose. Umumama wa wundi wo mu mujyi we afite uko ashobora kuruhuka. Biratandukanye rero no mu cyaro, kuko mu cyaro we guhera saa 11 aba ari muri utwo turimo za mu gitondo, mu gihe umugabo aryamye. Yego, umugabo araryamye arumva amakuru, niba afite radiyo arumva amakuru. Umugore yagiye guteka icyayi, yagiye gutegura abana bajya ku ishuri, yagiye kubatekera igikoma, yagiye kuzana amazi. Turi mu giturage aho ngaho, arakubita uruma ajya kuzana amazi mbere yuko ajya guhinga, yuko ateka igikoma, aragitekera nde bose ari mu buriri. Noneho n'abana bajya ku ishuri, abana baba bakerewe cyangwa hari akabazo kavutse, bya bindi byose ntibigerweho, umugabo akabyuka avuga nabi. Aba bana kuki batagiye ku ishuri, cyangwa ibi nibi kuki bitari mu mwanya, kandi yararyamye. Ubwo noneho icyo gihe akabwira umugore ati tujye guhinga, bakajyana guhinga. Ubwo umugore ashyize umwana mu mugongo, nagera hariya akamufasha hasi, ararira ajye kumwonsa cyangwa ajye kumuha icyo arya niba akuzemo, niba yagitwaye. Ubwo nagaruke yongera bahinge, nibageza saa 6 umugabo amubwira ati ntwazi yisuka, hari aho nyuze. Aho nyuze ni he? Kandi ubwo atahanye wenda n'ibijumba avuye gukura, atahanye n'akadomoro karimo amazi, wenda mu gitondo yabuze uko ahetse na wa mwana, atwaye udukwi, agiye gushakira abana bataha bavuye ku ishuri icyo bari burye. Cyane rwose, ntabwo byoroshye. Utwo turimo rero urumva dutwara umwanya munini. Umugore wo mu cyaro yageze mu rugo, nanone arakomeza akita ku mwana mutoya, none hagashaka n'ibyo guteka bya nimugoroba, woya byayo manywa, iby'amanywa, ibyo arahinguye, agiye mu gushaka ibyo agira. Umugabo yanyuze ku kabari, yenda hari bagenzi be baganira, cyangwa se niba ari umugabo watangiye kubona yuko hari icyo bimufashaho, akaba nawe nibura yagiye kugaburira amatungo. Yego, icyo gihe biba byatangiye kuza, yatangiye kujya kugaburira amatungo. Yego, ariko hari abagira mu kabari, akongera agataha nimugoroba, agataha agiye kurya saa 8, avuga ati birahiye. Byamara gushya ati ngiye kuruhuka, akajya mu buriri. Umugore akajya koza ya masahane, akajya koza ibyombo, akajya gukubura, akajya utwo tuntu twose, akajya gushaka imbuto, niba ari imigozi akumva kujya gutera akajya kuyitera. Hagati aho yagiye gushaka wenda n'ubwatsi bw'inka, aho bitarumvikana yuko gufatanya ari ngombwa. Uko bimeze kose, nubwo idasaba imbaraga nyinshi, nubwo idasaba ubwenge bwinshi, ariko irarushya, irananiza. Muri uko kunaniza rero, iyo uri umugabo ukaba utaramenya yuko mugenzi wawe ananirwa, ntabwo ushobora kumufasha, kuko niba yananiwe nawe ukaba uvuga uti nakwishimira kumubona aseka, anezerewe, yishimye, aruhuka, wagombye kumufasha. Twa turimo tukagabanuka, mukagira n'umwanya wo kwicara mukaganira, mugaseka, nabyo bikabaho.
ariko kugira ngo uzabone umugabo wicarana n'umugore muri salo bagaseka ni bakeya cyane. Hari n'abagabo bita ngo baryoshye inzoga baba bari mu kabari abantu bose bagaseka, reka sinakubwira. Yagera mu rugo ati akaruca karumira, umugore niyo yavuga akavuga undi amutega amatwi akajya avuga ati ariko atayo n'ay'abagore. Ukumva nta byishimo biri mu rugo ngo yumve yuko mu rugo hashyushye. None se nk'ubu ngubu nkubwira dusigaye turi babiri mu rugo, tutavuga ngo duseke mu rugo, twazabaho ubwo buzima twazabushobora? Tutaganiye twazabushobora? Kugira ngo rero tuganire nuko niba agiye mu gikoni ndamusangayo, niba akeneye icyuma ndakimuzanira, naho bihera. Niba arimo gukubura nk'aha ngaho ureba, ndaza mpagarare hariya nibura muganiriza. Ubumutera story. Navuga atari ko nanjye nimbona ibyatsi yenda biri hariya mu murima mvuye ngo reka mbe mbivana. Icyo gihe naho bihera. Ariko niba mutigezemo muhagararana cyangwa se ngo wumve ko ibyo akora bifite akamaro, nawe ntabwo uzabyumva ko bifite akamaro. Uravuga rero uti wowe ubigeze. Nanjye mfite umurage w'abakera. Yego. Mfite umurage w'abakera kuko imirimo hano umudamu yajyaga yikora wenyine. Ndetse akaba ari nawe ukurikirana umukozi uko abikora. Ariko nk'ubu ngubu ngira ngo usanze adahari. Ubu si ibintu birapfa ngo nuko yagiye. Ariko ndajya kureba niba umukozi yakoze iki, ndamubwira nti ariko kiriya kuki kitatunganyijwe, kiriya kuki kitari mu mwanya wacyo, nk'ibyo yakamukoreye igihe. Ntabwo nza kumutegereza ngo naze abikore. Niba hari ikintu cyandaraye hariya, ndicara mvuge ngo kiriya reka nyishyire mu mwanya wacyo. Ariko ne kumutegereza ngo naza kuza, ninsohoka nkasanga kikiri aho ngaho mvuge ngo ariko kuki ibi bintu utabivanyeho. Oya, numva ko nanjye bindeba. Uku buryo ubu ngubu ashobora kuba yazindutse yagiye mu kandi kazi, wenda agatotsi kamufashe akaba asiganwa n'amasaha avuga ati nakererewe. Akenshi umugore aba avuga ati ndasiga ntashashe, ndasiga ntatunganyije wenda icyumba. Ndetse icyo gihe biramutse bibaye gutyo mubyitwaramo gute? Oya, yewe ntabwo aho ngaho naraharenze. Ntabwo ndi wa mugabo basiga mu buriri, umugore yaba adahari agasashisha amano. Yakurura ngo yumve yuko nibura ku mano hageraho ishuka cyangwa hageraho ikirangiti. Oya, niba nsize mu buriri, niyo yaba atahansize agiye gukaraba, nanjye nkabyuka, dushe niba tutari buyihuriremo turi babiri, kuki ntasasaze? Yava muri dushe agasanga nashashe, ikibazo kiri he? Ese ko ubuze ikintu ndatekereza ari abagore ari n'abagabo abenshi nyine twagiye dukurira muri iyo systeme, niko navuga, muri uwo muco. Iyo wenda ubwa mbere ukora ikintu kidasanzwe mu rugo, madamu yabyakiriye ati? Reka nkubwire ahantu byaturutse cyane cyane. Nakoze urugendo. Buriya ibintu byose tuvuga ngo si iby'abagabo si iby'iki, tubikora kubera turi mu isi yubatse gutyo, ibyemera. Ariko ngiye ahantu, hanyuma baranyereka bati dore igitanda cyawe, dore ibyo uzakoresha mu guteka. Sinzi guteka, ariko dore ngibi, dore igikoni. Ntiwari warigeze? Reka ibyo ntago nari mbizi. Nuko nari ndi kumwe n'abantu baturuka muri Afurika no muri Aziya. Abagabo tukajya ku isoko bagahaha inyama, bagahaha imboga, bakaza bakajyaho bagapyiririza. Nanjye ndicaye, yewe icyo naguraga kabaga ari akabogisi k'inzoga, nkicara hariya
cyokora naguraga umugati kuko waba gukoze, nkagura n'umuneke wo kuza gushyiramo n'amagi, kuko amagi nayashyiraga mu iketo ka kantunza agashyushya amazi, nkavuga nta mazi nashya nayarabahiye. Ibyo nibyo byantunze amezi abiri. Ariko nageza ku masaha yo kuwa gatanu nimugoroba, kuko saa sita twaryaga kuri universite nta kibazo, ninjoro niho ntaryaga nkanywa izo nzoga. Ariko noneho nageza kuwa gatanu nkahitamo guhamagara abanyarwanda batuye hirya no hino, mbabaza niba bariyo ngo njye kubasura. Ariko kubasura urukundo rwari cyane cyane kubona icyo ndya kuwa gatandatu umunsi wose na ninjoro, no ku cyumweru. Ku cyumweru nimugoroba nagaruka nkasubira muri ntunza, nkafata ka boxe k'inzoga nkagenda. Ka boxe k'inzoga n'amagi. Bambaza batari ko se kuki wowe udateka? Ndabyibushye buriya, bananga kugira ngo nongere ibiro, kandi inzoga nizo zibyongera, ntabwo nabitekerezaga. Ngarutse n'ahangaha rero nza kwibaza, ariko nzongere njya ahantu ntazi no gucana gazi. Icyo gihe igikoni cyaho cyari gazi, nta nubwo yari imbabura. Hano iwacu byari bikiri imbabura. This is Family Table TV.